barabuhinduye bahinduye abayobozi n'abakoragamo hano bose barabahinduye. Igute urafata uri umubyeyi muzima ukohereza umwana w'incuke akaza hano muri kaburimbo nta muntu umwambutsa. Ubwo ibyo bintu wabisobanura kute urizera ko umutekano w'umwana uragenda akagaruka amahoro. Icyo ni ikibazo kimwe twari dufite kindi gitumye turi aha ngaha. Kandi ikindi nubwo wenda mutubwira ngo dutegereze, hano tugira komite y'ababyeyi. Hari njyanama twatoye twashyizeho. Abantu niba bicara bakavuga ngo bongeje minerivare baradutumijeho nk'ababyeyi turerera, bakabitumenyesha bakabitubwira. Je numva atari umwanzuro bari guhita bafata directement, bakabaye baba baraduhamagaye bakatubwira ati bimeze gutya, umuyobozi niba tumutwaye nta kibazo kumutwara abantu namutwara aho bashaka. Izo ni inshingano zabo. Ariko twebwe turarengera iki inyungu z'abana bacu barererwamo hano kugira ngo batagira ikindi kibazo na gahunda z'ikigo zikomeze, babone n'ababambutsa babone n'ababigisha. Nk'ubu 3:30 zageze ariko nta mwarimu wari uri mu ishuri. Abarimu bafite inama epfiriya, se twishyuye se twarishyuye, mubabonye hariya muri ruhurura niho bari bari bakamuha ikaze n'abana bakaboneraho bakavuga ati kuko ubuyobozi batuzaniye aricyo buzakora bugera ikirenge byabanje. Erega ni wari umudugudu yahindutse umuyobozi w'akarere, ndetse ni wari umuyobozi wenda tuye mu bya Kigali yabaye guverineri runaka. Cyo mari ibikorwa byiza yakoze wenda aho yimuriwe urumva, ndetse kandi akimurirwa aho ngaho aho yimuriwe we n'imbere y'abaturage urumva. Kaboneka tumukaje tumanye simeze neza n'amahoro. Ntacyo bitwaye ko ahunze tubura abarimu. Niba abarimu babuze na directeur akabura n'ushinzwe ikigo akabura, niba dusubiza amafaranga yacu twatanze tubajyana ahandi biga. Amaze iminsi 3 batiga. Metse baga kubera ko sindabona umwarimu ugisha umwana wanjye. Umwana wawe ari hano arimo arakina. Saa 3 zigiye kugera. Ubundi saa 1 n'igice abana baga binjiyemo hariya none bari gukina. Ubwo rero tugiye kubataha. N'uyobora abavuze ngo niwe bashize ni directrice nawe nawuha rurareba mu kigo yo harimo abarimu babiri abari ikibazo gikomeye. Umwanzuro mufatano aka kanya umwanzuro saa 2 cyangwa nakubye saa 3 cyangwa saa 5 nuko twavana abana bacu hano bakajya mu bindi bigo. Njye mfite agahinda cyane. Abana bacu bari bamenyereye tica wabo, none bibadukoreye baratunguranye. Ko bifashe gutya birababaje kumva umubyeyi yazindukanye abana bazana kugira ngo bagire icyo bafata cyerekeranye n'ubumenyi. Tukaba twebwe nk'ababyeyi tuzana abana ariko nta barimu usibye abarimu babiri aya masaha ageze, nta mwarimu uri mu kigo usibye abarimu babiri. Tukibaza ngo ese umurongo turiho n'uwuhe niba abana tubazindukana bafite speed yo kwiga bakaba abana babura abarimu. Ikigo kitafite ubuyobozi nta gahunda kiba gifite. Urumva mbese sinzi byaduteye ikibazo twese ku buryo ni ikibazo gikomeye ku banyeshuri no ku babyeyi. Batubabare rero bareka umara akaguma kuri iki kigo kuko yaragifitiye runini pe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenye nitwa Chekechua. Mugabo dukina n'abana ukina n'abanyarwanda batandukanye mu bice byetandukanye, nsibanganya ibyasenywe ntangisa n'abitima kwa dukurikiye ku isaha y'isa 2 zuzuye mu kadomo mu Rwanda, ku isaha y'isa 3 mu baturanyi cyangwa abavandimwe bacu abagande mu bigo bigiye bitandukanye. Bamwe bararyamye ahandi barakeye, ahandi n'umugoroba turi ku kigo ituze. Ahangaha ni muri office bitwaga Ticho Omar cyangwa Omar Sengyumb. Aka kanya turimo turavugana, ibiro bye birafunze, ikigo nta barimo bahari, ababyeyi bamwe na bamwe cameraman agenda batambutsa bicaye ku marembo y'ikigo ahinjirira abana. Baravuga ati nubwo Ticha Omar afite na YouTube channel Ticho Omar, barahagaze baravuga ati nibura n'uwamusimbuye tumubone abana bose banza kwinjira mu mashuri, ndetse nkuko mugenda mubibona ndetse no mu mashuri mo hagati aho twabashe gutembera abanyeshuri ntago bari mu ishuri, ndetse
muri rusange ntago twabashe kubabona mu nkuru yatambutse yanyuzeho kuwa kane aho abasilamu bose mu Rwanda cyangwa ababyeyi bose barera kuri ishuri abasilamu cyangwa n'abakristo barera muri ishuri batakiye umukuru w'igihugu ndetse batakira n'ubuyobozi bw'abasilamu mu Rwanda ndetse batakira n'umuyobozi w'umurenge wa Nyamirambo ariko uno muyobozi nawe w'umurenge wa Nyamirambo yaje kuvuga amagambo akomeye yababaje ababyeyi aho nyuma yuko baje kuvuga wungirije mufti w'u Rwanda yaje kuvuga yuko tucyomara tukive kuri kigo nyamara ubwo turi hano kuri kigo tucyomara twamuze ndetse n'imodoka ye iri hano iraparitse kamera nushireho plaque ze iraparitse Omar twamubuze ndetse n'abantu bari hano bose bacitse urunonogoro tugiye kuganira n'abaturage bagiye batandukanye ariko abanyamakuru murabizi ko turi ijisho rya rubanda muri komateri zagiye zitambuka mu byo twagiye dukora ababyeyi baravuze ati ndetse n'abatanze komateri bavuze ko ijuru rikorera ukiri mu isi ndetse no ku munsi menuka ukazagera mu ijuru warakorera ijuru tucyoma Imana izakomeze mufashe muri buri kimwe cyose kandi yatanze ibyishimo ku bana yatanze umunezero ku babyeyi ndetse no mu gihugu cyose muri rusange yatanze ibyishimo barabyibuka mu myaka 6 iheze nibwo tucyoma afite ikigo cy'abanyeshuri bakoraga mu musigiti wasezike iki kigo cyabagamo abanyeshuri ba secondaire baza kugenda batatana ikigo kirafungwa umaraza gufata kino kigo ariko nanone kuri ubu ngubu ababyeyi bariranga bati tutabonye umari abana bacu turabajyana aka kandi twabuze abarezi ndetse twabuze na directeur w'ikigo ndetse n'abamusimbuye twamuze kanegere mu bamwe mu baturage hanyuma twumve impumeko yabo ni Kigali News 5 ni Raji Empire turi live J1 niwe turi kumwe reka tuzamuka gato cyo tunamanuka reka tubanze abatuye isi yose tubereka kino kigo Omar yabuze ndetse n'abarimu babuze turaza kuvuga gituma abarimu uza kuvuga aravuga utavuga naza kuvuga ariko turi kumwe n'ababyeyi bamugabo nawe utangaza buri wese abanga icyamwe n'amakuru uramama yego uzi neza turashima Imana tuzurira hano yego ko bifashe gutya birababaje kumva umubyeyi yazindukanye abana bazana kugira ngo bagire icyo bafata cyerekeranye n'ubumenyi tukaba twebwe nk'ababyeyi tuzana abana ariko nta barimu usibye abarimu babiri aya masaha ageze nta mwarimu uri mu kigo usibye abarimu babiri tukibaza ngo ese umurongo turiho ni uwuhe niba abana tubazindukana bafite speed yo kwiga bakaba abana babura abarimu ikigo kitafite ubuyobozi nta gahunda kiba gifite ubundi abana basanga binjira mu kigo sangaye saa moya n'igice ubundi Omar agihari abana saa moya n'igice baga bari kukocinga ururimi bari kwiga kuvuga ururimi babyitoza kwiga kuvuga ururimi none ubu tugeze aha saa 2 n'igice zigiye kugera nta mwana n'umwe ufite gahunda ese koko icyo kigo kiri gukora cyangwa ntikiri gukora turahangayitse kubwuko twese twabuze uko dusiga abana ntago wasiga abana uzi ko nta muyobozi barimo murisabira iki abadukurikiye ndetse n'umukuru w'igihugu aradukurikiye inzego ziye zitandukanye muramwisabira iki rwose badufashije batubwira niba ikigo kitagikora tugaha abana bacu umurongo kuko niba abana bagiye kwegereza gukora ibizami bakaba bari kucika intege mu kwiga ni ikibazo buri mubyeyi wese arahangayitse arabavugaga ngo ninde wasimbuye Omar ntabwo ngiye muzi ntabwo ngiye ntabwo muzi kandi ko hagaze hano urerera hano ndaharerera aka kanya abana bari inyuma y'ikigo nawe uri hano igisubizo ni iki igisubizo nyine ni ugushaka igisubizo ariko ntabwo bakagombye gukora ikintu nka kiriya ejo bundi amarira ababyeyi barize n'abana bakarira ndetse n'imbere y'ubuyobozi umuyobozi ukuriye mufti w'u Rwanda yavuze ko Omar atakivuye hano ariko kuwa mbere ntago ari hano kandi mu nama we ku cyumweru yarateranye yemeza imyanzuro wenda ngo kugitanga nk'umunyamakuru imyanzuro avuyemo rero tashaka gutangaza ariko twe turi ijisho ry'abaturage ko Omar agiye kuva kuri kino kigo wenda agiye ahandi hatandukanye nize ngaruka ku bana ndetse ko babyeyi abana bafite ingaruka ziteye ubwoba kuko ikigaragara cyo Omar yarafashe runini kuri iki kigo amaze yarakizamuye urumva mbese sinzi byaduteye ikibazo twese ku buryo ni ikibazo gikomeye ku banyeshuri no ku babyeyi batubabare rero bareka Omar akaguma kuri iki kigo kuko yaragifitiye runini pe mwarabisabye ariko wenda amakuru wenda angera 100% nuko atazaga kuri kino kigo mwarabisabye amarira mwarize niyo nahoze mvuga nta gisubizo yatanze
bamwe bati baradusuzuguye abana ati gutya na gutya abandi ati muri Islam mu Rwanda harimo ikibazo. Oya urebye amarira y'ababyeyi bashatse bagira bashaka kuma amarira yabo kuko ni ikibazo gikomeye ku babyeyi no ku banyeshuri kuko ntago bibaza ukuntu abantu b'ababyeyi bashaka kwifata bakarira ntago bari kuririra ubusa kigaragara cyo barimo kuririra ukuri. Ese gute bashaka kumukuraho bakamukuraho gutyo gusa abantu bose banatunguranye nta muntu n'umubizi nta n'ikindi kibazo kitumye bamukuraho. Nk'ababyeyi turamutse tubajije ngo mbese Omar bamukuriye iki badusubiza ngo batubwira impamvu bamukuyeho. Mwanze kwisi mwanze gusubiza impamvu bamukuye ntago na n'ubu tuzi ngo Omar agiye kubera iyihe mpamvu. Amara ushaka kurenza nawe. Njye mfite agahinda cyane abana bacu bari bamenyereye tica wabo none ibibadukoreye baratunguranye bari kutwicaza bakadukoresha inama bamara kudukoresha inama bakavuga ati bigenze gutya na gutya twafashe umwanzuro n'uyu nta mwanzuro twaratumana bituguyeho. Dukurikirane murabona ko Omar yabanje kwisegura ku babyeyi yisegura ku bana basezeraho nyamara kuri iki cyumweru ubu turi kuwa mbere hari inama ateranye kandi yemeje umwanzuro udakubuka bamwe tugiye kuvana abana turabavana ariko buriye cyane turabavana rwose kandi bageze mu gihembwe cya kabiri bari bagiye gukora n'amateste urumva turahabakura da twa tumeye tucara mu mari naho twa dukeneye arara mu byo bango muraduha Omar wacu ni Omar wanyu natumubye niyo hari kumusalamu ni Omar wacu naze kuko dore mu kigo habagamo twariragamo turaba abana 500 urumva none ubu ngubu urareba ababyeyi nibo bari mu kigo gusa n'abarimu 2 abana bacu barashagara dufite rero impungenge yo gusiga abana bacu kuko n'abarimu bahari urumva ikigo ari nkaho cyasenyutse bamwe baravuga ngo abarimu bagiye muri crise n'uyobora bavuze ngo niwe bashize directrice nawe nawuha urareba mu kigo iyo harimo abarimu 2 abari ikibazo gikomeye. Umwanzuro mufatano aka kanya ugeze saa 2 cyangwa nakubye saa 3 cyangwa saa 5 nuko twavana abana bacu hano bakajya mu bindi bigo. Urakoze. Turacyatembera mu babyeyi bagiye tandukanye turacyatabariza ababyeyi ndetse n'abana turacyavuga buri kimwe cyose giye tandukanye nkuko mureba umuhanda wuzuye abantu hejuru ababyeyi bamwe bari hanze ikigo ndetse n'abana n'umutekano w'abana mu ngubu ubu tuvugana nawe ari nituza kuzamuka muri mu muhanda ushinzwe kwambukiramo abana urasanga no wari ushinzwe kwambutsa abana nawe naho hari biraza kugenda bite reka tukomeze tuzamuke tumenye byinshi bigiye tandukanye kandi gahunda zose ni ku murongo. Salamu mugabo hagati metse baga kubera ko sindabona umwarimu ugisha umwana wanjye. Umwana wawe ari hano arimo arakina saa 3 ziye kugera ubundi saa 1 n'igice abana baga binjemo hariya none bari gukina ubwo rero tugiye kubatahana. Umwanzuro se niwo mwanzuro maradahari se nagabana oya turashaka Omar bavuze basi wamusimbuye cyangwa baza badusubiza yacu n'uwamusimbuye ntituri kumubona ibiro birafunze ubwo se wasiga umwana umusigiye. Uravuze ngo abana ntabwo bakwiga Omar adahari ubundi Omar bari kumubaza iki bazane Omar kuko Omar adufatira abana neza. Omar ubundi kibazo gihari cyatumye bamukura hano iki rero kugeza ubizi saha ibiro byose birafunze nta mwarimu nta muyobozi abana twabazanye muragira ngo tubigenze gute tugiye gucyura abana bacu. Murabati ni igihombo ku mafaranga twatanze kandi ni mugiye kuwa kane umwana ntariga kandi twe twarishyuye muragira ngo tubigenze gute. Reka twumve n'umugabo imbe n'umuyobozi aratubwira assalamu alaykum neza ntabwo nshaka oya yihorera mwana byose urabifata ni gahunda twe nago tujya tunanirwa buri kimwe cyose tujya abana bambukira akanya abantu babambutsaga nta numwe uhari ni inkuru y'incamugongo nyamara ibintu ushobora kwita ko byoroshye birakaze mu muhanda baraza kwerekana uburyo abana barimo barambuka ndetse n'abaturage aho byinshi bitandukanye turaza kuva hano tumenye umwanzuro ndetse turaza no guhamagara ubuyobozi twumve ko gahunda zifashe abana barimo bariyambutsa bambutse umusaza salamu tumeze neza ariko ntago tumeze neza cyane kuba twabyutse mu gitondo tuzi ko abana saa 1 n'igice bagomba kuba bageze hano saa 2 batangiye isomo
ariko ubu ngubu tugeze ku isaha ya 2:09 hari abarimu batatu abandi ntago nakubwira ngo bagiye mu barimu bagiye barenga 40 ingahe mu bana barenga 25 mu bana barenga 30 mu barimu barenga 30 ntamwa abarimu bane nibo bagaragara ntago rero twebwe twazana abana ngo tubura abarimu niba abarimu babuze na directeur akabura n'ushinzwe ikigo akabura niba dusubiza amafaranga yacu twatanze tubajyana ahandi biga amazi iminsi 3 batiga Omari cyangwa n'abayobozi ntago ari Omari kuko Omari ntago yatwirukanye yabirukanye ahubwo abajyanye Omari bagatuma n'abana bahangayika niba dusubiza amafaranga ikiriho aba barimu aribo bakoze inama ikuzaho Omari nibo bakagombye kugaragara hano tukababona bakatubwira impamvu bagambaniye umudirecteur w'abana kugira ngo ave ku kigo n'abarimu 5 bamugambaniye hano muri iki kigo abo barimu 5 nibagaragare baze hano batubwira impamvu bagambaniye Igisa bagambaniye Omari narangiza ubundi twakagombye kureba ushinzwe umutekano ushinzwe umutekano yigisha hano muri iki kigo yakagombye kutugaragariza impamvu tice Omari atara umutekano mu kigo cyangwa hanze y'ikigo ariko anakora muri icyo kigo yakagombye kuduha information zatumye ibintu bigenda gutya nawe akaba atari kugaragara ngo yigishe ubuyobozi bwa RMC cyangwa ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge cyangwa umurenge wa RMC ntago tuyizi ntago yigeze itwigaragariza ntago yadukoresheje inama ngo tumenye ngo Omari agiye gutya n'umushyiremo erekeza hano n'umushyiremo erekeza hepfo ngo ntabwo uri mu kugaragara iki kigo ni Omari wakifindiye none amaze kukiyobora gishize ku murongo abana yabigisha ari 30 bageze kuri 500 batangiye kumugambanira bazana ibibazo none abana bacu niba baduhe tubajyane niba nta mwarimu uhari ngo azabigisha n'abayobozi tubona hano kandi ejo ndi twarabonaga si cyo kibazo n'abarimu nibaje kandi twazanye abana uye mamu nabo bavuze turajyaho Maragi ariko maratangaje ko aho agiye nawe azahabyaza umusaruro ariko noneho natwe ubwacu turamukeneye kugira ngo dukoreshereze abana bacu ibizami bamujyana hagati mu masomo nkande gute twarishyuye yacu bakaba badutwaye umuyobozi w'abana bacu batashoje ibizami niba tugarurirayo twishyuye twe tujyana abana bacu ahandi nicyo mbona murabajyane kandi uziye mu gihembwe cya kabiri turabicaza ubwo nibyo bashatse rero iyo batinyutse ko kuri umuyobozi mu kigo igihembwe kitararangira baba bashaka iki barakura inkoko mu mishwi bayijyana hehe barakura inkoko mu mishwi bagasiga imishwi aho ngaho bagatwara inkoko nibatuzanire umuyobozi wacu n'amarira n'agahinda baratabaza ndetse n'umukuru w'igihugu mu nama yabaye kuri kino cyumweru yemeje ibigiye bikurikiye turaza guhamagara abayobozi bagiye batandukanye baraza kutubwira uko bimeze kandi buri kimwe cyose ni ku murongo reka wenda dusubikira ngaha mu kandi turakomeza tuba harimo yaba ababyeyi yaba ndetse n'abashinzwe amasuku agiye atandukanye reka negeye n'umugabo assalamu alaykum wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tubabajwe n'inkuru yo kubura directeur abana bakondaga yarabaseze natwe twamukondaga nta n'ikibazo twadufite ahubwo impamvu yavuyeho cyabamuvanyeho kandi tusobanuriye tukamenya uko byifashe naho ubundi no mwarimu mwiza muticyamiza abana bose biyumvamo n'ababyeyi bose biyumvamo ahubwo baduhe impamvu bamuhagaritse natwe tumenye uko byifashe natumukurikira tumukurikire murakoze yo gutungura umwe mu barimu mwarimu aka kanya bari hanze y'ikigo dore impamvu ari impande y'ikigo naduha amakuru nataduha ariko nanone kamera tugendane ku murongo cyo kwambutsa abantu kabari hano nadore ubambutse yaki ari wowe assalamu alaykum nako materi nare umeze neza nta kibazo umeze neza ngiye twavuganye nta kibazo bari bahagaranye n'umwarimu yanze kuvuga arakwebye ari inyuma y'ikigo nyine bimeze bite ngo ari kuvuga ngo bagiye gukora saa 3 zigiye kugera saa 3 zigiye kugera nyine ubwo ntago turamenya uko bimeze ntago murebe uko bimeze umwarimu arirutse uramubonye ntabwo ati hoya ariko nanone uburenganzira bwe kubera ko ashobora wenda kuvuga ati batubwire impamvu bamuhagaritse
kuko abana bose yabasezeye bahise barira. Eske urumva umuntu ukunzwe n'urubyiruko, abana yareze bamwe bari kujya hejuru abandi bari kuvuka, ubwo burera ariko base nibwo bari gutinya gukomeza, cyangwa ni hari ikibazo afite bakivuge natwe tukimenye nk'ababyeyi. Yego. Abarimo bari hanze y'ikigo, no mu kigo abarimo barenga muri batatu, kuko twinjiye no mu kigo n'amasare y'ikigo nta mwarimu urimo. Ibi bisobanuye iki? Nabo bavuze ati reka tujyane n'umuyobozi wacu kuko tutazi ubuyoboye. Birumvikana gutangira burya biravuna. Niba hari wari umenyereye ahantu umenyeranye n'urubyiruko muri kumwe bakaguhagarika utazi impamvu baguhagaritse, harimo ikibazo. Noneho natwe ababyeyi batubwire impamvu babahagaritse. Urumva n'abari basanzwe bakorana neza bakabazaniramo undi muntu, harimo izindi mpungenge twe tutaramenya cyangwa se nabo impamvu bahagaze, hari igihe bazazivuga. Hari umuntu urimo kubwira ababyeyi ati mwinjire mu kigo, mwinjize abana mu kigo, ndetse twanamwegera akakuduha amakuru, ashinzwe iki uramubwira hara hepfo? Sinzi, ubundi nari maze iminsi nzano nkabona hari abantu benshi, nkabona sinzi uko byifashe, ariko amakuru nyayo nyamenye muri iki gitondo numva ngo Teacher Omar ngo bari kumuhagarika, ngo hari abari kumurwanya. Eske abo bamurwanya bagaragaze nicyo bamurwanyiriza. Niba yigisha nabi babivuge, niba yigisha neza twe tuzi ko yigisha neza. Abana neza na buri muturage, na buri munyeshuri wese amwiyumvamo. Abo rero nabo batugaragariza icyo batuzaniye, tumenye ko turi kumwe n'aba barezi beza. Turacyazenguruka, turacyari live, turekana n'uburyo abana barimo barambuka. Gato hari umuyobozi ubonye ko twateye kamera atambika umujyama yaramye nuko mumubona, ariko nyuma yari abana nawe ntagozi babwana uko zimeze. Yemwe batinye, twe turi hano kubavugira, ubwo ibindi byose ni Imana mu ijuru. Assalamu alaikum Zaki. Ewana, turashaka izuzuye, kandi uri mwarimu, siri mwarimu. Ndabizi. Kamera tugaye na shende. Okay, turacyari live, turaza kuva no tumenye umwanzuro ngo bimeze gute. Cameraman, ukatinze duhamagare ubuyobozi tumenye ngo bimeze bite. Turaza kubagezaho inkuru 5 kuri 5, kandi abadukurikiye mwibuke nyamuna gukora subscribe, like, share ndetse na comment.
amafoto turimo turayafata turaza kubagezaho buri kimwe cyose 5 kuri 5 hari inzego zitandukanye barimo bari mu ngo bamwe bisimbye ababyeyi barabarira no bakubwira panda ati bana abarimu bazi kuza barimo bahonze ikigo nitwijya tunanirwa ceke yo twigirishije abarimu bitsimbye batabana ababyeyi baravuga ati inkoko ivuye mu bishwi yaturaze bigenda bite ariko nanone abadukurikiye tunibutse n'ababyeyi badukurikiye kino kiganiro burya iyo umuyobozi manda irangiye yavaho cyangwa akimurirwa mu mujyi wa Kigali cameraman uri kino tugende buke mu gihe tujya gutsimbura abarimu ahantu bitsimbye bibaza ngo bigeze bite afana agiye kuvuga ati barimu rwose muzamuke muze mutubwiye bagwana abana zose zimeze gute bamwe bahise bajya mu bikari so like share and comment turi ku kigo ituze yere mu murenge wa Inyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Mumena niho duherereye iki kigo Marse Ngiyumva yaramaze imyaka igera muri 6 arerera muri kino kigo gahunda zose ari ku murongo dusimbura abarimu ndetse abarimu ariko so by the way kanakira mugenzi wanjye hano assalamu alaikum meze bite giti gitefashe bisambure abarimu abarimu bari inyuma y'ikigo n'abaturage bibaza ngo abarimu ko ari inyuma y'ikigo kandi amasaha y'ishuri yatangiye urumva rero nibisa nkaho ari imyigaragambyo irimo kuba kano kanya ako mu Rwanda ntabwo biyemeye ahubwo ababyeyi baravuga ndi dukeneye kureba directeur w'ikigo n'ubundi buyobozi kandi tuvugana twageze hano saa moya tugeze saa 4 ikigo cy'inoza ibiro by'ikigo birafunze nta directeur mushya n'abarimu bahunze iki amashuri yabo gusa hari abarimu barimo barigisha urumva bajya muri 2 aho hari abarimu bajya batandukanye afande arimo arabwira abarimu ati nimuze araniyefu ati nyamuna nimuze ako dushyizemo natwe ubusesenguzi nubwo ushobora gusanga hari abana benshi cyane agiye bumva ngo barwaye ngo stress ngo za directeur wabo Omari ariko ugasanga n'undi n'abarezi babo nimba bahunze ikigo abana bo baraza kubona gute fande bavuga ati turi mu buyobozi bwiza muzamuke muze mu kigo muze mu kigo byose biri ku murongo ari umwana ngo wabwiye se ejo bundi ngo pa ngo ngiye ngo n'abana bagenze ngo kuwamire ngo tuziyara koko twabuze Omari ikibazo urumva nimba urumva n'abayobozi ndavuga wenda nk'abarimu babo bagombye kuba intangarugero bakakira umuyobozi mushyashya uje bakamuha ikaze n'abana bakaboneraho bakavuga ati kuko ubuyobozi batuzaniye hari icyo buzakora bugerekenge byabanje erega niwari umudugudu yahindutse umuyobozi w'akarere ndetse niwari umuyobozi wenda tuwe mu mujyi Kigali yabaye guverineri runaka cyo mari ibikorwa byiza yakoze wenda araho yimuriwe urumva ndetse kandi akimurirwa aho ngaho aho yimuriwe we n'imbere y'abaturage urumva kaboneka mutaje tumwari simeze neza n'amahoro ntacyo bitwaye ko wahunze ikigo Zaki imeze bite ko wahunze ikigo ntabwo duhuriye ku kazi nane mbonye afana ze kuba kwa hepfo ababyeyi ngo dore abarimu ngo bagiye
ntukatijwe ry'uko umbeshye ngo nawe oya mbonye afara avuga ati muzamuke muri abarimu hano ni nyuma y'ikigo ntabwo ari mu kigo ndabyemerera gucunga umutekano w'inyuma y'ikigo uri umwarimu urimo gucunga umutekano w'inyuma y'ikigo ure no gucunga umutekano nta kibazo ni gahunda ari umuyobozi ni yise ariko ngo ni yise ariko none umuyobozi w'abarimu ari inyuma y'ikigo uwo ni umuganga akorera aho ngaho mbese Zaki urimo uravuga ngo umuyobozi w'ikigo ari inyuma y'ikigo saa 3 zigiye kurenga iminota mikeya yego turimo turaga dusesengure neza aya mashuri ni nasari na primaire yego guhera mu wa gatatu guhera mu wa kane kugeza mu wa gatandatu higishwa system yitwa professor urayizi aho umwarimu yinjira undi agasohoka ntabwo bivuze ngo nimba njyewe mfite isaha saa 4 nabyumvishe neza ntabwo rero mfite isaha saa 4 umwanya w'amasomo ntabwo uragera benziritse mu buryo runaka ariko niba tutibeshye abashinzwe umutekano baje kubareba aho muri bahagaze harahe nawe nyamwamuye twari baje kureba mu busesenguzi bwawe umubyeyi bamukurikiye kubera iki bon ni umwe mu babyeyi sinzi wenda aho ushobora kuba waje hano no munsi ariko ni umwe mu babyeyi bagaragaye kuva ku munsi wo kuwa kane bateze imyigaragambyo akora na standard idasanzwe wowe utitimagine ahantu umubyeyi muzima uri gutanga uburere ariko mu Rwanda nta myigaragambyo yemewe yinjira mu kigo agaterura umwana yo mu banyeshuri 50 cishwa hano twigendere ubwo se uwo ni umubyeyi wo kurerera u Rwanda ni ikibazo ni umubyeyi wafashe umwana wowe utitimagine umwana ari kwiga mwarimu ari mu ishuri umubyeyi araje guhaguruka mu cishwa hano twigendere mu kigo nta kintu na kimwe kikivuze ubwo ni uburere umubyeyi baraho umwana ababyeyi bagenzi be nawe tunenge bamwe mu babyeyi bitwara gutyo ariko wenda ikihari urumva ababyeyi barashaka kuganirizwa banabereke umuyobozi wenda mushya abana bakomeze bige erega initoramo abana mo baragira kandi uticomari yamaze kwishyira abana bamaze kumwishyira mwahari ba arise ni kibazo rero namwe nk'uburezi nk'abantu batanga uburezi ku bana ntabwo byibuza kubanza guhereza ikaze umuyobozi mushyashya uje n'abana bakabaza kuboneraho kugira ngo baze kwakira nta na rimwe umuyobozi mushyashya yigeze mu ikaze itangazo wenda ntabwo ndi bubivuge nk'umuvugizi w'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ndabivuga wenda nk'umuntu byabaye mpari hari kuwa kane hari kuwa gatatu dutangarizwa yuko mu muryango w'Abayisilamu habayemo impinduka yego diregiteri nkari imuri ku kindi kigo hari n'undi mudiregiteri wimuriwe hano banaduha gahunda yuko umunsi uri bukurikiraho bukeye bwaho ku isaha y'isaa 3 hagomba kuza kubaho ihererekanya bubasha yego ihererekanya bubasha ntabwo navuga ngo byatumye bibaho ni gahunda yagomba kuba saa 3 n'igice saa 1 umuyobozi yarari mu kigo n'abanyeshuri muri sale oya umuyobozi usanzwe yari mu kigo muri sale n'abana sinzi icyabaye wowe sinzi formule n'imwanya mbirisha uburyo ngo uri bukoreshe ku buryo ikigo cyose abana bose barira ariko umubyeyi ukunzwe nk'ubu urumva hari n'umuntu ushobora kutubwira ati umuyobozi wacu wenda aravuze ati kubera wenda izabukuru cyangwa kubera impamvu urumva nagishoboye wenda kuba nayobora ndava mu kazi abaturage twese twajya agahinda ko twafata umuyobozi wacu tuje kuri byinshi ubundi uzaza azakora iki icyo twatekereza ari kintu abantu tugomba gusobanukirwa none ngiye kubibabwira nk'umunyamakuru mugenzi wanyu mu munota umwe kugira ngo tujye kureba ko noneho ibiro by'ishuri byafunguwe ibiro by'ishuri birafunguwe twinjire mu mashuri tuyene imbane mu mabari wahoze ari umuyobozi yarakinze ibyo akajyana imfunguzo ese ariyobora kino kigo kari cyane urakeka byaratewe n'iki kugira ngo afunge ibiro ari umuyobozi tugiye gushaka umuntu kubwira mu ijambo rimwe n'imyumvire iri hasi kuko wowe nimbuzi yuko ahaye urupapuro rukimura mu kandi kazi mwese muri abanyamakuru turaryama tukabyuka tukabona urupapuro ruvuga ngo wari meya wa Ngoma yagizwe minisitiri cyangwa yimuriyo birashoboka agenda afunze ibiro by'akarere ka Ngoma nacyo ni ikibazo urumva nabyo ni ikibazo afungira by'akarere ka Ngoma reka twerekeze guhera saa 4 turi hano turaza kuba tumenye umwanzuro ndetse n'abayobozi batandukanye turaza kuganira nabo
turanerekeza no mu kigo turebe niba abanyeshuri barimo kwiga bakoze batubwira ko abanyeshuri bariga turebe neza ese koko ibyo bintu biri kuba cyangwa se dushimira n'ubuyobozi bugiye butandukanye harimo polisi n'inzego zitandukanye bakomeza kubwira abaturage mwegere hano tugira icyo tubabwira ariko mu myumvire none itari myiza y'ababyeyi nabo bagize gutati muzane Omar cyangwa muzane cyangwa ago nge hari ikintu harimo kumva neza nimba hari hagiye kubaho iherekanya bubasha ibiro bigafungwa ababyeyi bakigaragambya bakavuga ati ubu tuvugana birafunze ubu tuvugana ibiro birafunze isaha yawe nisangahe garagaze isaha yanjye ikubara saa 3:14 amasomo atangira saa 3 bana kujya mu ishuri saa 8 n'igice birafunze aribaza ngo haraza gukurikira iki ariko turaza gusoza tukimenye turagana mu mashuri niba wabyumvishe neza uriya mupolisi uri hariya arebye umuganga wari uri hariya hepfo aravuga ati nawe ni umurezi ni ikigaragara yuko n'ubundi harimo bamwe mu barezi abarimu bagiye batandukanye bagenda basimbura kubera isomo bagenda batanga cyangwa n'amasaha akantu k'amatsiko gatoya uri umunyamakuru ariko uri n'umubyeyi ufite abana hano cyane kutari umubyeyi bari kwigaragambya ntabwo nakigaragambya kuko ni mu gihugu cy'amahoro n'umutekano kandi nta n'impamvu yo kwigaragambya ihari kandi byongereyeho uko impamvu utigaragambya ni uko uzi ko ibyakozwe mu buryo bw'amategeko ariko nanone zibazwa kwa kane umuyobozi wungirije mufti w'u Rwanda yaravuze ngo mu gihe tukiri dushaka kuganira ibyavugana tubishyira mufti mu bikorwa ibyavugana kubishyira mufti urumva aravuga ati Omar aracyagumyanga abategere bari bazi ko akigumye hano nicyo kibazo ikosa nanone rikomeye cyane yongera kubwira twavuze ko akiri hano uwo munsi w'icyo kataje mu kazi nicyo kibazo katwegere afana twumve ibyo arimo araganiriza abaturage hanyuma nyuma yaho turaza kubikurikira giteye pasi ku karubanda kigali nibuze ni 5 radio tumeze neza reka twumvire umuyobozi bababwiye ko azahaguma cyangwa se ikibazo gihari murakoze nk'uko mwari mutubwiye ngo twareka abana ariko twebwe ikintu twibaza ubuyobozi hano niba bwarahindutse ibintu byose byarahindutse nk'ubu dufite abana bato turerera haba inshuke hari abantu babambutsaga mu muhanda ntabahari kuvuga ngo ubuyobozi niba barabuhinduye bahinduye abayobozi n'abakoragamo hano bose barabahinduye nigute urafata uri umubyeyi muzima ukohereza umwana w'incuke akaza hano muri kaburimbo nta muntu umwambutsa ubwo ibyo bintu wabisobanura ko urizera ko umutekano w'umwana uragenda akagaruka amahoro icyo ni ikibazo kimwe twari dufite kindi gitumye turi aha ngaha kandi ikindi n'ubwo wenda mutubwira ngo dutegereze hano tugira komite y'ababyeyi hari njyanama twatoye twashyizeho abantu niba bicara bakavuga ngo bongeje minerivare baradutumijeho nk'ababyeyi turerera bakabitumenyesha bakabitubwira njye numva atari umwanzuro bari guhita bafata directement bakabaye baba baraduhamagaye bakatubwira ati bimeze gutya umuyobozi niba tumutwaye nta kibazo kumutwara abantu mutwara aho bashaka izo ni inshingano zabo ariko twebwe turarengera iki inyungu z'abana bacu barererwamo hano kugira ngo batagira ikindi kibazo na gahunda z'ikigo zikomeze babone n'ababambutsa babone n'ababigisha nk'ubu saa 3:30 zageze ariko nta mwarimu wari uri mu ishuri abarimu bafite inama epfiriya se twishyuye se twarishyuye mubabonye hariya muri ruhurura niho bari bari gusa wavuga ngo uri kurera ejo bazaga kwishyuza amafaranga abarimu bwabo mubabonye hariya okay kiwe cyo dushaka mudufashe nk'abayobozi mutubwire ngo umwanzuro n'uyu nguyu namwe mudukorera ubuvugizi iki kigo kigira ubuyobozi bwo mu musigiti bugikuriye bakadusezeranyije ibintu bakatubwira ati ibintu bigiye gukorwa gutya n'abana bakagenda ku murongo murakoze twe n'icyo kibazo ababyeyi dufite ni ubuyobozi bukiganiriza abaturage babwira ko bagomba gutegereza igisubizo cyiza ariko uravuze ngo bari mu tunama twabo bari mu kanama nyine none se abarimu bigishirize fira mu gishanga ko bakagombye kuba bari mu kigo mo imbere bari kwigisha
bari mu nama yabo nyine ubwo bakoze inama yabo hari ahebwe. Uvuze iki kuri wowe? None se ubwo ngiye biranshimishije kuba twazanye abana ku ishuri aho bakagiye kubigisha bari inyuma y'ikigo. Mbese urumva byumvikana. Ati mu minsi mike murabona igisubizo. Ubuse igisubizo kuva ku wa kane tugitegereje kiri hehe ko twakibuze ntacyo turi kubona. Baratubeshya ntitumuzi ntidufite uwo twabaza ikibazo umwana yaba afite. Nk'ubu bajyaga bazana amahomework ku wa gatanu ntayo bigeze bazana, bivuze yuko n'ubundi batari kwiga. Murakoze. Nkange ikibazo cyanjye cya mbere mfite, impamvu nabyukiye ahangaha umwana wanjye yari yanze kuza ku ishuri, kugira ngo rero aze umwana namwinginze ndamuherekeza, kumuherekeza namugejeje ahasanga nta muyobozi n'umwe uri mu kigo. Mu by'ukuri ubwo mwana wamusiga ahangaha ukavuga ngo umusigiye, umwana atagize ikibazo wakibaza. Ngiye kuba mpagaze ahangaha nuko umwana wanjye yari yanze kuza, ndavuga nti reka nze ndebe n'umuyobozi mushya uhari, menye ngo umuyobozi mushya dufite n'uyu nguyu ushaka kureberera uwo mwana wabaza ikibazo cy'umwana wawe. None uwo muntu nta n'umwe uhari kugeza izi saha, ibiro birafunze. Ese nk'umubyeyi waje afite ikibazo ashaka kubaza arakibaza ndi? Arakibaza ndi? Iki kibazo ni ikibazo kigomba kwigwaho. Ntago wasiga umwana wawe ubuyobozi ntacyo ubona direction ifunze, waba umusigiye ndese? Waba umusigiye nde? Erega ubundi hari ikintu tugomba kumenya, umwana ashaka no gukunda ishuri kubera umuntu runaka, sibyo? Nta bana benshi se banga ishuri barahari, ariko abana bacu bakunze ishuri, bakunze kuza hano kubera ko directeur Umari yazaga. No twabaga twaburaye wabwiraga umwana uti genda, nibuze ukavuga uti Omar akamuha akanaguhamagara ati bimeze butwamuga uti naburaye, ariko umwana yaje ku ishuri akiyeranja. None direction irafunze, ubu si ikibazo wakibaza ndi? Ikibazo ngero nifuza nimba ubwo buyobozi bushya barabuzanye nibabugarure, nibabuzane turebe tumenye ngo abana bacu tubasigiye bandi. Ejo imvura yiguye hano duteza ruhurura nyinshi, umwana waguye muri ruhurura wamenye umubaza nde? Mbese nukuza ni nko wagenda ukamushyira mu ishyamba. Ni ikibazo gikomeye. Nuko niyo twaburaraga abana bacu twaboherezaga uwo Mari kuko ababwiraga neza akafata neza bakaza. Yes, ni ibibazo bitandukanye ababyeyi bagiye bafite, ariko turaza kureba igisubizo cyabyo buriya. Ntabwo nasiga umwana wanjye nta muderegiteri ndi kura, nta buyobozi bw'ikigo ndende n'umusanzwe abakiri n'abandi. Iminota 30. Umuntu nongera kubona hano nyuma y'iminota 30. Hari icyo ngiye gukora kiri bukurikireho. Icyambere ubuyobozi bwarababwiye mugende mutegereze, bagiye kwiga ku kibazo cyanyu bazabasubiza. Niba birimo gutinda muce mu nzego bishinzwe mubabwire muti abantu ibyo batubwiye ntabwo barimo kubyubahiriza, muze mudukemurire ikibazo. Ntabwo igisubizo cy'ikibazo cyanyu ari ukwigaragambya. Murabyumva? Ubu yo muri hano mu busitani bw'ikigo mwanze kuhava mukaza mukahatera inuza, mukaza mukahatera intebe. Murabyumva? Mwebwe murimo kunyumva muri hepfo? Ubwo mwanze muzi uko ibibazo byatangiye. So ikigiye gukurikiraho mbahaye iminota 30. Ibibazo byanyu ubuyobozi bwavuze ko bugiye kubikemura. Uwo nongera kubona hano ndamufata mu rwego rwo kwigaragambya ku myanzuro ubuyobozi bwabagiriye, inama ubuyobozi bwabagiriye. Ubwo nanjye ndashaka icyo nkora. Bande tufasha abafite abana batonya tubafate tubacyura. Abana asari kuva wamuzanye hano wari ubizi uko bimeze. Ubu turi saa 3. Ubu turi saa 3. Taha uze gufata umwana wawe saa igihe cyagenwe kuko umwana ari mu masomo. Ntabwo tujya kuderanja abandi bana ngo tujye kubakuramo abandi. Nimutahe
kandi mubyubahe mutyo mbahaye iminota 30 umuntu nongera kubona hano bazagarura abana bazagarura abana ubwo ari uko badusubije so itwenda afande tumwumvire kandi tunumve dusoza ikiganiro cyacu nuko afande ababwiye ati mutegereze mu minsi mike muzamenya igisubizo kandi nanone nimukomeza kwicara hano baraba mumeze nk'abantu bigaragaza kandi nyamara inama bagire ni nziza gusa mu makuru yandi ari ku ruhande nuko ababyo bavuze ati yego turategereza turi mu ngo zacu gire ko musaza turi mu ngo zacu ariko wenda ku munsi w'ejo nta mwana tugarura ntawe tuzana reka dusabe ubuyobozi bwacu cyangwa bukuriye Islam mu Rwanda RMC n'ibigo byo bitandukanye badufashe baduhe directeur wenda mushyashya hano cyangwa banege abaturage gahunda zigene neza wenda ibyo mwana mu baturage banze kumva banze kumva aravuze bati ako afande arabwiye ati iminota 30 ishira mukiri hano murafatwa nk'aho mwigaragambira ariko nanone nibyo ako nibyo nimba hari abana barimo kwiga kano kanya ugasanga bafashe umwanzuro babadeka tugere tubakuremo abarimo bitonze barata bagumurwa n'abandi bavuyemo usanga ya marira arongeye arabonetse uravuze ngo buke babandi suko segonderi ari hano suko bayiheretse bavuga bigenda gutyo nabwo n'umudirecteur bazanye ko nawe uhari urone ibiro birafunze arimo araza yagera hano ntabwo ari kuhita ahagera ari guhita agenda ati directeur ati kuki ari maragenda mushya ari kujyayo kanatu turayafata yose ku murongo kiza kugaragara mu gihe abanyeshuri no gusohoka turaza kumenya abagwani n'indi bubambutse mama aravuga bati ese buriya ko twari dufite umuntu wambutsa abana baraza kwambutswa nande ni impungenge bafite ako nanone ushize mu nyurabwenge nanone hari impungenge bafite zifite agaciro ariko nanone ntabwo bwagombye kugenda muri buno buryo hari uburyo byagombye gucamo ubwo buyobozi bukagira icyo nibigaragambye gutya nta kintu kimwe bagira nta gisubizo kirimo mu kwigaragambya no mu muhanda abamotari baraparitse fanye cyangwa ati nyamuna motari muve mu nzira mwana mukaya mudateza n'ikindi kibazo ariko tuduse tunise n'ubuyobozi budukurikiye ko no muhanda abaturage gusaba ko bajyana dodani kubera mu mwaka ushize bari gukuramo abantu bagera mu nejo bundi hari umunyonzi wakuyemo hari hirya ku ikoni n'umumama bagonze hano hari n'umwana wagonze so bayida bereka tuba duhagazeho gatoya tuze kumenya ngo afande yavuze birubahirizwa cyangwa se ntago birubahirizwa abareranga barimo barigaragambya ariko ntago ari impamvu kwigaragambya ntabwo ari byiza ahubwo bagatashye seta zagira bakajyana abana babo bakazafata umwanzuro wo kubagarura cyangwa bakabyihorera ariko uribaza n'igihembwe cya kabiri umwana yamara igihembwe cya karatiga azana icya gatatu atiga kandi aka kanya niyo wajya kubandikisha ahantu wajya kubandikisha ugasanga iki haruzi niyo mpamvu usanga imbobo nyinshi mu muhanda zana byo batataraga gusa gahunda zigomba kugenda ku murongo no kubona mama arimo ari mumbi ubuyobozi mwo kabyarawe mumbi ubuyobozi abwabegere babwira ati nyamuna bameze nk'abagogire bavuga ati amasaha nagera bajya mu ngo zabo saa sita nizigera baza bajyana abandi ariko bimeze reka tuba duhagaze kameramani araza kwifatirize twebwe turaza kuza dusohotse ikiganiro cyacu